Tubahaye ikaze mwebwe mwakoze subscribe kuri Elecris Entertainment. Nane butarayikora fata amasegonda 3 yonyine arahagije ukande subscribe ufungure n'inzogera kugira ngo tujye twa uploadinga ibiganiro bigiye kugeraho kandi ku gihe. Nagutindira ka tubahereza Squid Game. Squid Game yanditswe na Hwang Dong-hyuk, umunyakoreya w'umwanditsi, umuyobozi wa sinema ndetse akaba n'umuproducer. Yanditswe mu mwaka wa 2009 ariko mu gihe cy'imyaka 10 yose nta numwe wayishakaga. Abayobozi benshi ba filimi ntibabyumvishaga uko abantu bapfa mu mikino cyangwa impamvu main character ari umuntu utsindwa mu buzima. Agastori gasekeje nuko umuntu wanditse filimi ya Squid Game yagushije laptop ye mu bihe by'ubukene ubwo yandikaga Squid Game kugira ngo abone amafaranga yo kwishyura ibikoresho no gukomeza kwandika. Tutarayinjiramo neza rero iyi Squid Game, reka tubanze tubabwire bimwe mu bihuha byagiye bivugwa n'abantu ku mbuga. Igihuha cya mbere cyavuzwe ko ngo yanditswe n'umwana w'umuhungu wayigurishije kuri AI. Icyo ni igihuha cyaturutse kuri TikTok. Igihuha cya kabiri rero ngo nuko uyu nguyu wayanditse yayikuye kuri dark web. Ibi ni ibinyoma bishingiye ku mwuka mubi wa Squid Game itanga. Igihuha cya gatatu ngo AI yarayanditse yose. Nanone si ukuri, Hwang yanditse mu buryo bwa classic akoresheje ubuhanga bwe n'ibibazo by'amafaranga byamubayeho nk'inkomoko y'ibitekerezo. Mu mwaka wa 2021 isi yaratuje ariko si amahoro yari ahari. Abantu bari babuze icyizere, ubukene bw'abarenze. Isi yari imeze nk'irushanwa ridafite amategeko. Aha niho haturutse filimi ya Squid Game. Ushobora kwibaza uti ese yari filimi isanzwe? Igisubizo ni oya. Yabaye umuryango ufungura ukuri kw'imibereho y'abantu, ukuri kurenze inkuru. Squid Game yari inkuru y'ubuzima nyabwo, aho amafaranga aruta ubugingo, aho ibyari imikino bihinduka urupfu, kandi aho wowe udatekereza ko wagera ugahinduka umukiza. Reka tuvuge ku ncamake zayo muri season ya mbere, aho twatangiranye umusore Ji-hoon, umugeni utagira icyizere, umusore ufite amadeni n'amakosa yo mu mateka ye. Yakiriye ubutumire bwo gukina uyu mukino, umukino wagombaga gutanga miliyoni 45 z'amawoni. Amawoni ni ubwoko bw'amafaranga akoreshwa muri Korea, nuko natwe ayacu yitwa amanyarwanda, cyangwa se Rwanda ni francs. Red light, green light. Umukino wa mbere abarenga 200 barapfuye, akaga karatangira. Ali Abdul wari wambaye nomero 199, umunyamahanga ufite umutima mwiza, witanze akitanga. Reka tuvuge ku bakinnyi bagiye bagaragara muri season yayo ya mbere. Harimo uyu mukobwa witwa Kang Sa-byuk wari wambaye nomero 67, umukobwa wo muri Korea ya ruguru ushaka gukiza umuryango we. Yari afite umutima uremerewe ariko afite n'igikundiro. Cho Sang-ho wari wambaye nomero 218, inshuti ya Gi-hoon yahindutse umwanzi, umugabo wize ariko warigishijwe n'ubugambanyi. Imikino yakurikiyeho harimo Tag of War, Marbles na Glass Bridge. Buri mukino wari amahitamo yo kubaho n'urupfu, ariko byose season ya mbere yarangiye Gi-hoon ari gutsinze. Suko yabaye intwari, nuko yari umuntu wuzuye amarira, igihunga n'impuhwe. Reka dukomeze na season yacu ya kabiri. Ji-hoon ntiyakoresheje amafaranga, yabaye igicucu cy'ubuzima, ariko igihe cyarageze asubira mu mukino. Twatangiye season yacu ya kabiri ukuri gutangira kujya ahagaragara. The frontman wari uyoboye byose yari umukuru wa polisi, wagaragaje ko Squid Game atari umukino gusa ahubwo ari system itunganye y'iterabwoba. Imikino mishya yagarutse harimo Maze of Blades, Reverse Memory na Hunt or Be Hunted. Ji-hoon arabyuka avumbura ko hari igisha imbere, organizers, VIPs, ibinyoma byubakiwe ku mibiri y'abapfuye. Reka dusoza season yacu tuvuga season yacu ya nyuma, umusozo w'amarira. Season ya gatatu yasohotse ku itariki 27 Kamena 2025. Season abantu bose bari bategerezanyije amatsiko menshi. Season yajemo game nyinshi z'indengakamere, harimo The Truth Trio aho umukinnyi ashyirwa imbere y'ukuri kwe bwite, The Puppet Master aho aba VIP bakinisha abantu nk'ibikinisho, The Final Gamble aho umukino uhuza Ji-hoon na frontman ku gicumbi cyose. Iri rushanwa ry'amafaranga ryari irushanwa ry'umutimanama. Amaherezo June yatesheje agaciro amafaranga, ahitamo gushyira ahabona amabanga yose, ashyira ku gasozi ko isi yacu iri mu mukino urusha Squid Game ubugome. Squid Game si filime gusa, ni indorerwamo. Ku isi hose abantu batangiye kwibaza, ese natwe turi mu mukino? Ese twatamo gute igihe amafaranga aruta ubuzima? Yaciye uduhigo irusha izindi kurebwa kuri Netflix, yatsindiye Emmy Awards nyinshi kandi yabaye inspiration ya reality show n'imideli.
Iyi filimi kandi yasize ikibazo gikomeye kibaza kiti ese umukino urarangiye cyangwa uracyakomeje mu buzima bwacu bwa buri munsi? Welcome to the Real Squid Game.